Okay, nizere ko umerewe neza ahantu hose ugiye uri kumva radio ikosora hano kuri online, uri tayari uri kumva ikiganiro Imana idasanzwe. Ubu rero ndakeka mwari mugikumbuye muri benshi ahantu hose agiye atandukanye. Duheruka muri iki kiganiro ubwo twari twaganiriye n'umuhanzi ukizamuka uririmba injyana ya rap yitwa Shami Shane. Uyu munsi twabazaniye nde muhishiwe byinshi muri iki kiganiro. Rero ikiganiro nta kindi ni Imana idasanzwe. Jewe nkuko bisanzwe ni Uzi Made, turabanye 5 kuri 5. Nizere ko rero wowe uri gusangiza mugenzi wawe ngo yumve ikosora muri aka kanya. Iki kiganiro gicaho kuva saa 2 za nimugoroba kugeza saa 3, turi mu mano zidasanzwe hirya no hino. Uyu munsi rero tubafitiye umutumirwa ufite igihangano gishyashya, afite indirimbo ye yajanye hano kuri ikosora, afite byinshi ashaka kubwira abakunzi biwe ndetse ashaka no kuganira n'ikosora radio. Rero mukanya turaje, reka tubanze twumve indirimbo imwe yonyine, turahita tuza tugaruka mu kiganiro turi kumwe n'umutumirwa nabazaniye hano. Ndakeka muri bwishime muri benshi. Chaka gukora izina, chaka gukora iteka, chaka gukora mulanga hindura amateka. Chaka gukora izina, chaka gukora iteka, chaka gukora mulanga hindura amateka. Bigira abatama, bigira abanamani, bigira abantu beza bashaka kudukoramo. Turabafunga ntidushira mu mwuka, tubatera igihunga batubona nk'inkongi. Twiruka imihanda abanzi bari benshi, bakunzi badukunda iyo tutari benshi. Tujya wibuka ko Imana ari irete, jya wibuka ujya ushima ujya urya. Ushaka gukora izina, nshaka gukora iteka, nshaka gukora mulanga hindura amateka. Nshaka gukora izina, nshaka gukora iteka, nshaka gukora mulanga hindura amateka. Freestyle ya buri munsi sindaburago, this time agomba gukurikira amatako. This time nkora buri munsi nihemba amaboto, 6 packs zo zifata umwana ashaka amaboto. Ndacyari kuri plan A, ndahigira Panama ku muhigo wa family, barabizi ko mvuna amagufa aba enemies. Ni black phone nigga, sinita mujiga, kunda cyanga wange ari kuza nyubahe nigga. Twiruka imihanda abanzi bari benshi, bakunzi badukunda iyo tutari benshi. Tujya wibuka ko Imana ari irete, jya wibuka ujya ushima ujya urya. Ushaka gukora izina, nshaka gukora iteka, nshaka gukora mulanga hindura amateka. Nshaka gukora izina, nshaka gukora iteka, nshaka gukora mulanga hindura amateka. Freestyle ya buri munsi sindaburago, this time agomba gukurikira amatako. This time nkora buri munsi nihemba amaboto, 6 packs zo zifata umwana ashaka amaboto. Freestyle ya buri munsi sindaburago, this time agomba gukurikira amatako. This time Biadman Shaban Bombo Cloud. Indirimbo rero nani nabayitiyemo, nizere ko yabashimishije yabaryoheye cyane. Indirimbo yitwa Izina, umuhanzi ni Gama. Rero indirimbo aheruka kuyisora ubwo yasohoye icyo yise EP yiwe ya mbere yise Izina. Ndakeka benshi bazizi indirimbo ziwe kuri iyi album, kuri iyi EP yiwe amaze gushyira hanze. Rero nababwiye ko nabazaniye umutumirwa nabazaniye rero n'ubu nabazaniye impano idasanzwe hano mu mano zidasanzwe. Iyo mpano rero ni iyi, ntabwo ndi bujye mu magambo menshi njya kubasobanurira. Ano umuhanzi uri kuza mu muziki ndetse ufite ibikorwa biri ku rwego rwo hejuru. Rero niwe tugiye kuganira muri aka kanya. Ikaze
ikaze 15 twiriwe na mirishyi mu kwa karindwi nta n'umusigi tukibaza ngo nihe hava umusigi panete wanjye atari boro yavamo inigi kubera isari nyinshi nitwakwita ku byinshi gashyekero gikondo zirye natwe turye byinshi ntiwamenya aho sozi zazituruka nukanyagweyo kanyagwa hazadukuka tuti nidukorakora watimura bukora mba nziza uko ngaragara nizo z'iby'iwacu bisura mayiwe akobukeri n'ibyinjire paka sitasiyo bucyari vigitahiwe ingatsingo mwemere cyangwa amafi tumenagure tuti mwemeye twajyaho byaguzwe bati muceceke sitwe twabazanye satana bigira operasiyo jabihindura misiyo wanyawewe bamwita Gordy Wanyawe rero iyo ni indirimbo nshyashya iri ku mbuga ze zose zitandukanye yatuzaniye hano kwikosora tugiye kuganira nawe byinshi bijyanye n'umuziki wiwe mu rugendo arimo rwo gukora umuziki rero iyi ndirimbo yitwa ngo iki Gordy Wanyawe asante cyane presenter indirimbo bayita nayitura iki yamba ndi kuvuga imana nta kindi indirimbo rero yitwa nayitura iki ndizera ko ugiye kuyishakisha ahantu hose ukayumva mu kanya turaje turayibumvisha na hano kwikosora we ntukureho urushinge wowe ukomeze ube online ku murongo rero uyu bamwita Gordy Wanyawe Gordy Wanyawe umaze igihe kingana gute uri gukora umuziki thanks cyane presenter igihe cyo nshobora kuvuga ntago navuga nk'igihe n'iki nshobora kukubwira ati before my life mbere yuko mu buzima bwanjye kabisa butangira nyiri umwana kabisa nibwo natangiye gukunda umuziki mu wa gatatu ndi kubyibuka primaire kabisa nakoraga umuziki nubwo wenda umuntu yabaga ari kubana iby'abana ariko nabaga ndi kuririmba cyane mbese sinigeze nibona ntari kuririmba nitwa kukubwira ati all of my life I was a musician ni ukuvuga watangiye umuziki kuva kera cyane ukiri umwana mutoya cyane kabisa muri icyo gihe wagiraga amahirwe yo kubasha kuba wakora ibintu ukabishyira hanze ukabiha abantu bakabyumva cyangwa wowe warabitekerezaga ko uzabikora muri icyo gihe murakoze byabaga ari ingorabahizi ahandi wasangaga uri gutera Mary injuga uri kumubwira ati Mary wamfashije ukampa 5,000 zahasa nyine zo gukunda umuziki ni gutyo buryo kinagenda nkora ama project mato indirimbo zaho ngaho zazindi nyine usanga ziri kugwa experience ariko utari wagera kuri experience imeze neza nuko ubu navuga ati ibintu bigeze aho biryoshye hahandi abanyarwanda bavuga bimeze ubwo rero uri kubyumva byabaga ari ingorabahizi cyane nuko ukora gutyo gusa ari ingorane ubwo wakereye icyo gihe ukora umuziki ugize iyi myaka ukiri mu muziki na n'ubu uri gukora umuziki cyane na n'ubu ndacyawukora kandi ndahamya yuko nta gasongero nshobora kuba mfite kaho kugarukira umaze kugira ibihangano bingahe kuva utangiye umuziki ibihangano mfite ubu ngubu bigaragara ni ibihangano nka 3 hari bimwe biri ku macana atandukanye gusa ubu ngubu ndavuga ko aribwo ntangiye kariyeri yanjye solo igihe cyose nabereye mu muziki byose byari experience ya indirimbo nagiye nzikora ama album yamura n'aba manager ariko ibyo byose bigenda bibura bitewe n'ingorane zo nagiye murira nazo mu muziki ariko ubu ngubu ndavuga yuko iki gihangano cya mbere nayitura iki niko kuvuka kwanjye bwa mbere mwarabwira abandi style niyo gahunda kabisa umwabwira abandi byabaye byiza nakubwira ko ubu ngubu aribwo ntangiye kariyeri yanjye solo neza umwarabwira abandi nabibonye kuri cover y'indirimbo nayitura iki umwarabwira abandi present ni iyihe company iki iri hari iri gusobanura iki murakoze cyane umwarabwira abandi rero ifite amateka maremare cyane ariko nabivuga muri makeya ni nkayo brand yanjye kabisa brand y'ubuzima bwanjye bwose Wanyawe muzi mugiye kumenya Wanyawe nguyu mufite ashingiye ku ijambo mwarabwira abandi kuko ari ryo ririmo nyine amateka menshi akomeye niryo rigomba kuzajya rikurikirana ibihangano byanjye ibintu byose kabisa muri style bita y'umwironge ngira ngo nayo mwayumvishe ni style y'iwacu y'inyarwanda
yani type beat nazanye yanjye ngomba gukora iteka ryose ndi mu rugendo rwo kuba nageza kure umuco wacu binyuze mu njyana niko kureba rero ndareba ndavuga ati reka nse mpaho nahimba injyana hashize imyaka myinshi nakubwiraga ni igihe kinini gishize ndi gutekereza kuri ino njyana nibwo buzima nabayemo nari ndi gutekereza ino njyana ariko right now ndashima Imana ndashima Jack kabisa ko aho bigeze tayari type beat yanjye yabonetse rero mbye byose nabifashwagamo na mwarabwira abandi nicyo gihe rero cyo kugira ngo i-presenting niyo project ya mbere ya presenting. Birumvikana uje mu muziki wahuye n'imbogamizi nyinshi zigiye zitandukanye ni kuki utaharetse umuziki ubundi numva warahuriyemo n'ibintu by'ibibazo byinshi aba manager indirimbo zose warazibuze urumva ufite ibihangano byinshi ariko usa nkaho utanabifite ibihangano kuba wenda bishobora kuba byarabuze ntago nigeze mbabara cyane kubera yuko byabuze nanjye ndi gutekereza ibibazo icyo gihe bibura experience nari ngezeho urwego nari ngezeho rwo kuba narakuze mu mpano yanjye numvaga nabwo ngomba kuba star ariko ibaze noneho nyuma yaho haciye igihe kinini ubu ngubu nibwo numva strong than before ubu nibwo numva nkomeye bivuze yuko kiriya gihe ntabwo nari nakabaye uwanyawe ariyo mpamvu uyu munsi nabazaniye uwanyawe kabisa rero ibi byo warumbajije bijyanye no kuba nareka music byo ntibishoboka naje gusanga ibanga ari ukubikunda bigakunda bikunde kabisa iyo bikunze birakunda nta kindi birumvikana ko ufite experience ahagije mu muziki urumva igihe umaze ukora umuziki ukaba ukiwurimo na n'ubu ngubu ukaba kandi nta no gucika intege urumva wahuye n'ibintu byinshi ariko still nawe uti reka nano kureka umuziki rero bamwita Gordy Uwanyawe reka twumve indirimbo ye nshyashya noneho turahita tugaruka tuza tuganira nanone n'uyu muhanzi Wanyawe byinshi atuzaniye hano muri industry nyarwanda y'umuziki reka rero twumve indirimbo yitwa Anayituriki umuhanzi ni Gordy Uwanyawe. Mu kwa karindwi nta n'umusigi tukibaza ngo nihe hava umusigi banete wanjye ati hari boro yavamo inigi kubera isari nyinshi ntitwakwita ku byinshi kasekero gikondo zirye natwe turya byinshi ntiwamenya hose uzazituruka nukanyagwayo kanyagwa zadukuka tuti ntidukorakora watimura bukora mba nziza uko ngaragara nizo z'iby'iwacu bisura mayiwe kubukeri nibyinjire mpaka sitasiyo bucyari vigitayiwe ntazingo mwemere cyangwa amafi tumenagure tutimwemeye twajyaho byaguzwe ati muceceke twe twabazanye satana bigira operasiyo byabindura misiyo satana bigira ntacyo wakumbura kwambuka ibyaho n'ikiragi cyabivuga Imana niyo yonyine ihagukura ubuzima bama ubwo butuma waguma gufukura ntacyo wakumbura kwambuka ibyaho n'ikiragi cyabivuga Imana niyo yonyine ihagukura ubuzima bama ubwo butuma waguma gufukura nayituriki su Imana nayituriki wayituriki ari nkawe wayituriki nayituriki su Imana nayituriki wayituriki ari nkawe nayituriki su Imana nayituriki wayituriki ari nkawe wayituriki nayituriki su Imana nayituriki wayituriki ari nkawe misi yuko igenda irangira inzozi nziza zikuba nasuwe nacyuwe ndashima mama wansuye ndetse n'abankuye mu gihome mu bugome
kubone mu bisambo by'igobe mu buzima bw'isobe ukiri serire kakubone n'ubu mufasi ubone kuri furati bakubone ukiregeza telekomande nguhe foroninga ubundi urobe iringa unyemeza iyoke ntago wakora wibeshya unuke tera igi cyangwa umumbisha usohoke uzagare zigutendeke umuziki ubugukorere nuba mwiza uzikurutse silenge ni nyinshi mu bashene pe ntiwazivuga ngo uzirangize imbuti buri benye sauti bure mu bihodi we abajene ya muri operasiyo yeya muri ritiko yeya muri yuwa yeya muhora ubutahe busera ntacyo wakumbura kwa mugaye ibyaho n'ikiragi cyabivuga imana niyo yonyine yagukura ubuzima babamo nk'utumavumavura ari rucengera yandi ruramisha bugingo inganza marumbu y'umwirongi y'umutonzi y'ubwitonzi ije gukiza uburozi wanyawe we Okay, nizere ko indirimbo Nayituriki yabaryoheye n'indirimbo y'umuhanzi Gordy Wanyawe ari nawe turi hano muri studio turi kumwe na n'ubu ngubu turacyari kumwe ari kubaganiriza byinshi bigiye bitandukanye byerekeye indirimbo ye nshya amaze gushyira hanze ndetse n'indi mishinga myinshi ari kugenda ategura hirya no hino mu gihugu harimo umushinga umwe arabwira abandi yaje kutuganiriza. Gordy Wanyawe, uyu mushinga ndagira ngo wongere uganirize abantu dusobanurire neza ikintu umwe arabwira abandi igamije hano muri music nyarwanda turi kubona muri iyi minsi. Ego murakoze cyane presenter, nkuko ubimbajije koko icyo ni ikibazo cyakwibazwa n'umuntu uwo ari we wese, ariko nanjye mbabereye hano kugisubiza, nicyo kintu gitumye ndi hano. Mwarabwira abandi rero nkuko muzagenda mubyumva, abantu bose bazagenda babyumva ahantu hose mu ndirimbo zanjye meze nka jingo cyangwa ari inyikirizo. Ni kampani nini cyane nkuko nabibabwiye ahabanza, niyigize ubuzima bwanjye, niyo twabanye. Ucyumva mwarabwira abandi wita wumva Wanyawe Gordy, ibikorwa byiwe byose niyo igomba kuzabikurikirana iteka ryose, ndetse ikaba ifite n'intego nyinshi zo kuzafasha umuziki wo mu Rwanda. Ari nayo mpamvu yibanze ku njyana bita y'umwirongi kabisa, isa nkaho yavutse y'inyarwanda y'umuco wacu gakondo, igomba kugera kure n'imahanga. Niyo ntego ya mwarabwira abandi rero, ni ibyacu bwacu iwacu, niyo ntego ya mbere numva navuga ikomeye cyane. Murakoze. Urakoze rero Gordy Wanyawe kudusobanurira byinshi bijyanye n'uyu mushinga wawe. Umwe arabwira abandi, tuzagenda tubona byinshi uzagenda ushyira hanze bijyanye n'uyu mushinga wawe uri gutangira. Rero Gordy Wanyawe, iyi ndirimbo nayumvishe numva imeze nk'inkuru ya nyayo, cyangwa se iri based on true story, cyangwa ni inspiration wowe wahimbye urasohora nk'indirimbo? Murakoze cyane. Iyi ndirimbo rero yaturutse ku gitekerezo gisa nkaho ubwo buzima nyine busa nkaho nigeze kubucamo, ariko umunsi murabizi nk'intumwa cyangwa nk'abantu dukora umuziki dukoresha amarangamutima niyo adutegeka kurusha ibyo ikora. Niko kwisanga rero buno butumwa nanjye bwageze mu mutwe wanjye, yandi kubwandika mbona nyine amagambo ari kuza mu buryo bworoshye, ndayasoza. Ariko nk'uko mwayibonye ntigamije kuba hari imyumvire y'abandi yahindura, nuko ngira ngo mwayibonye kuri cover twabanje kwisegura, kuko hari ababyumva nabi cyangwa n'abashaka kumva ko harimo ibintu byo kugumura n'ibindi. Gusa rero ahanini ndaberuriye ntago ari ishingiye kuri art, ku bijyanye no kuba ndi umuhanzi, ni nk'igihangano kabisa. Murakoze cyane. Ahantu buririmba nta nubwo wabaye?
ya hari ahantu ndirimba ngira ngo nyine ubuzima bwaho abantu benshi barabwumva, ariko uko turi kubivuga njye nigeze kuba igihe gitoya mu karisike runaka nk'umuntu tugira imitego myinshi, ariko nyuma yaho nyine sinzi impamvu iyo ndirimbo yaje kunzamo nk'umuhanzi, ariko ntabwo navuga ngo sinzi impamvu kuko murabizi neza ko umuhanzi aba ari intumwa, yaduhamya neza ko ari ubutumwa, niyo gahunda. Rero nta kuntu ubutumwa bwari buze ngo mbure kuba nabugeza ku banyarwanda, kandi ngira ngo iriya ndirimbo ni nziza cyane kabisa, bayumva cyane. Ya ni indirimbo nziza, irimo igitekerezo cyiza, iranditse, uzi kwandika neza. I appreciate presenter. Kwandika neza kabisa, iyi ndirimbo urayumva ukumva yagutwaye ahandi hantu. Ndakeka abantu bari kumva Ikosora Radio rero ubu ngubu bari kunsaba ngo mbasubirizemo iyi ndirimbo, kandi igihe cyatujyanye. Ahubwo iyi ndirimbo irajya ahantu hose, wandikemo Gold wa nyawe ugahita ubona iyi ndirimbo yitwa Nayitura iki, sibyo? Nizere ko rero muragenda muyireba ku mbuga nyinshi zigiye zitandukanye, kandi ushatse wanakomeza kuba online ugakomeza kumva Ikosora, aho uragenda wumva ibindi biganiro byinshi bigiye bitandukanye. Iki kiganiro rero cyitwa cyo impano idasanzwe. Gold wa nyawe hari byinshi tugenda tubona muri industry y'umuziki hano mu Rwanda. Abahanzi bakizamuka ari ibintu byinshi baba bakoresha, bamwe ibiyobyabwenge. Abahanzi bakizamuka ugasanga nta kintu bari kubwira abantu, ugasanga indirimbo zabo zirimo ibintu byo bisa nkaho ari nko kuyobya urundi rubyiruko cyangwa se kwigarurira imitima y'abantu ariko mu buryo butari bwiza. Wowe ni ikahe karusho wabwira abakunzi bawe wowe uzanye muri music nk'umuhanzi uri kuzamuka uhari kandi ukeneye kugira abantu yubakamo ikintu runaka? Wowe ni iyihe ntego ufite mu muziki wawe? Murakoze cyane. Ngira ngo presenter mbere na mbere uko nasubiza iki kibazo ndahera aho ngaho uvuze kuri upcoming artist ngubu cyangwa new artist. Bisa nkaho abantu benshi bari kwihutira mu gucuruza cyane, bavuga ati turajyana n'ubucuruzi, bese intumwa zeraga zaje kuba umukara nk'uko nahoze kare mbibabwira. Ubundi buri muhanzi wese aza ari intumwa, twese tuba turi intumwa zera, nyuma hakaza kuza abandi bakaba intumwa zirabura. Niyo mpamvu nsobanuje nk'ikivugo cyanjye kirimo ndimo ko mwabyumvishe, ndi rucengera yandi ruramisha bugingo, inganza marumbu y'umwirongi y'umutonzi ije gukiza uburozi. Naho ngaho ngira ngo cyo kirakaga mubazi kubyumva. Gukiza uburozi niho nshaka kugira ngo nsobanure. Gukiza uburozi nta kundi koko nkuko tubyumva, koko bari kuroga abantu. Abantu bari kurogwa nimba uririnda ikintu cy'ubusambanya umwana akakivuga, yaba ari kumwe na papa we ugasanga ari gukora ya majeste y'urukozasoni kandi muri salo hari n'abashyitsi. Aho ngaho ndahamya yuko koko byanyabyo uri kuroga. Rero intego yanjye naje kurogora, nicyo nayo magambo abiri nagusobanuza. Hari uko bari kuroga, nge naje kurogora. Ndetse n'abandi bantu bahambaye bakuru ayarata amatima tukuri gukorana, twese twiteguye kuzana bwa butumwa turi mu bihe bikomeye, cyo gihe ubutumwa bukenewe presenter. Birumvikana nicyo kintu gikenewe ubu ngubu. Rero uyu muhanzi ni Gold wa nyawe, murumva ko afite ibintu byinshi byiza, afite imigambi ikomeye cyane yo gukiza abantu byinshi batazi bakabimenya, ndetse bakayoboka inzira imeze neza. Kuko ibintu agarutseho nibyo, ari indirimbo wumva muri iki gihe ukavuga ati nk'izi ndirimbo ni iki ziri kwigisha urubyiruko ruriho ubu ngubu, ni uwuhe muco rufite, cyangwa se ni iki ruri kwiga mu bihangano by'abahanzi tubona, ndetse n'abakomeye barimo abahanzi bari ku rwego mpuzamahanga bari hano mu Rwanda, nabo hari igihe usanga nabo babyisanzemo. Rero uyu muhanzi ni Gold wa nyawe, murumva ko ndakeka indirimbo yitwa Nayitura iki mwumvishe uburyo yandikamo indirimbo ziwe. Rero mukomeze mumukurikirane ku mbuga nkoranyambaga zose akoresha, nabasobanurire ahantu mwamusanga ku mbuga zose zigiye zitandukanye. Murakoze cyane presenter. Imbuga nkoranyambaga zanjye zose wandikamo wa nyawe Gold wa nyawe mu Kinyarwanda, ni kwandika wa nyawe bisanzwe, ukahita wandikaho Gold ya zahabu.
ahantu hose platform zanjye zose imbuga nkoranyambaga ni iryo zina kabisa tubona ibikorwa, ndetse ubu ngubu ugiye kubona ibikorwa nk'uko nabibabwiye, ubu nibwo nanjye kariyeri yanjye solo neza, that is my first project. Ariko ngira ngo abakunzi banjye mwitegure ubutumwa bwinshi kabisa, bwinshi cyane kandi buvuye na kure cyane, butari gutangwa n'ibi bya hafi hano. N'undi umwuka ukomeye ngira ngo igihugu cyacu nicyo tugomba guheraho cy'u Rwanda kabisa. Ubanje kwihahera iwabo, ubanje gusarura abanza guhunika iwe. Ngira ngo rero nicyo gihe cyo kubaha ubutumwa bwuzuye, ndetse b'abantu bari barashegeshwe n'agahinda bagahumurizwa, bamwe b'imihanda, bamwe bagahinda mu ngo, ibibazo byose. Uwo niwo muhanzi wa nyawe ndirimba muri sosiyete yose bibaho byose, cyane nibyo nibandaho, iz'urukundo ariko ruri deep, urukundo rwiza, rwa rukundo twatojwe n'umwami wacu Yesu Kristo. Murakoze cyane kabisa. Wanyawe rero ikiganiro kijya no ku musozo, ndagira ngo mbanze nkubaze akantu kamwe konyine. Ubu ngubu uri gukorera hehe nk'umuhanzi? Ufite ahantu uri kubarizwa, yaba rebo cyangwa se abari kugufasha? Sinzi, tubwire tubimenye nabyo, nimba nta kintu bitwaye, nimba atari n'ibanga. Ego murakoze cyane. Nuko mwabonye mbere na mbere hari umwe arabwira abandi president iyo ngiyo, rero abenshi bakahita bumva ngo ni rebo ikomeye. Yes, ni nka rebo, ariko ni ku giti cyanjye n'abantu bashuti banjye bo muri team. Usanga umwe wenda ni social media, ari kumfasha kuri social media, undi aramfasha mu kintu runaka, ariko ntabwo navuga ngo mfite neza abaterankunga bahagije nko kugira ngo ibintu byagira byagira ku rundi rwego ruhambaye, wenda ngo mfite management cyangwa undi muntu uri gushoramo ibiceri. Gusa nanjye nyine no gukora gake ku rwego rwanjye, ariko ndifuza ko umwe arabwira abandi igomba kuzaba big brand, kagera ahantu igera cyane. Muri make ku giti cyanjye ukuntu nabigusobanura neza, none aho ubu tuvugana nta management mfite kabisa presenter. Nta management, nta kiyani ku giti cyanjye. Urumva ko biracyagoranye ariko bizakunda. Wowe batayari ukore umuziki wawe, then ibindi ubishinje Imana izabifasha. Niyo Imana niyo Rero ikiganiro ni impano idasanzwe nk'uko bisanzwe, mugikurikira hano kwikosora kuva saa 2 kugeza saa 3. Tugiye gukomeza twumva indirimbo z'aba-upcoming artist hano mu mpano isi dasanzwe. Rero nizere ko ugiye gukomeza ukabana natwe. Njyewe ndacyari Uzimade, ndahabaye 5 ndizera ko ugiye kuryoherwa cyane n'iyi mix igiye gutambuka y'indirimbo zikizamuka. Gordy Wanyawe, ndagushimiye cyane ko wemeye kuza hano kuri Ikosora. Nanjye ndabashimiye, ndishimiye cyane kuba nkoze ikiganiro bwa mbere nsohoye indirimbo kikabanza guca ku Ikosora. Ni iby'agaciro kandi namwe muri abantu bakomeye kabisa, mubigeza kure, nicyo mbakundira. Rero mugomba kudufasha kabisa, abanyarwanda bakagira ikintu bumva, iyo power play ikaboneka, mbese mukitanga cyane kuko bakeneye kumva ibicurangwa byiza mu matwi kabisa. Nizere ko ahantu uri ukeneye ibintu byo kwamamaza, waduhamagara hano kwikosora, tukaba twagufasha kwagura business yawe ku mbuga zigiye zitandukanye. Rero iki kiganiro cyo ni impano idasanzwe. Rero tugiye gukomeza twumva mix nk'uko nabibabwiye, no gutaha twabazaniye undi mutumirwa w'imufite impano idasanzwe. Njyewe ni Uzimade, turacyari kumwe mu ndirimbo z'aba-upcoming artist. Mukomeze kumererwa neza, ndahabaye 5 Ikosora.com, naho wasanga amakuru yacu menshi agiye atandukanye. Radio yo ni Ikosora, komeza kuba ku murongo.